Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko harandi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Mugubwe neza abakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited, aho muri hose, aho merereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nizere ko muri amahoro mumize neza. Na ndetse nshimire abantu mwese mwakaze subscribe, mwarakoze cyane, nabo turakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ningenzi kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms wadusanga aba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe dukoresha ni Rubavu Estate. Mujyana mu following, mukunda ama video twashyizeho, ndetse munashakemo ibibanza cyangwa se amazu namwe mwakwigurira, ndetse no kugira ngo tujye tubana buri munsi. Murakaza neza, muhawe kaze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Ni Josiane nk'ibisanzwe, hano tubazaniye Sure Deal. Turi Rubavu mu mujyi wa Gisenyi, ahazwi nko ku Majengo. Tuhabazaniye igipangu kinini cyane gifite kadastere, kikaba gifite n'amazu abiri ku ruhande yo gukodesha. N'ahantu heza tujye kuhatemberana, mabereke aya mazu yose ari mu kibanza gifite metero kare 300. Ngiye kwereka ukuntu hameze, n'ahantu watuza umuryango wawe ndetse hakajyana kwinjiza amafaranga menshi buri kwezi. Turahera hano hanze, ngira ngo murahabona. Wibutsa ko iki gipangu kiri muri VIP neighborhood, na ahantu heza cyane ndetse ku muhanda metero nka 50 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Urumva ko ari hafi cyane, ni munsi y'isoko rya Majengo. So tujye gutemberana iyi nzu yose, mabereke ukuntu hangana. Mbere yuko tuhatemberana tukwatangira miliyoni 150 zifite ibiganiro. Reka duhere hano hanze, ngira ngo parking muri kuyibona. Aha ni naho guparika amamodoka, ushobora kuhaparika imodoka irenze imwe, ngira ngo urabona ko ari hanini cyane. Tujye kwinjirana, tujyane muri salon, tujyane mu byumba. Iyi nzu ifite ibyumba 4, ikagira amadusha 2 n'amatoilette 2 mu nzu, igikoni cyiza kiri moderne, tujye kukirebana. Ndetse ifite salon na salle à manger byiza cyane. Aha ngaha twahereye ni ku irembo, ngira ngo murahabona. Hanze ni hanini, ni heza. Reka tujyanemo imbere mu nzu naho tuharebane. So sal murayibona, amatara, ngira ngo murabona ko ari ahantu heza, ngira ngo murabona ko ari ahantu hameze neza cyane. Iyi ni salle à manger, nayo murabona ko ifite imitara rigezweho rya kizungu. Amakaro, iyi nzu yose yubakishijwe amakaro. Hose tujye kuhatemberana, namwe ntari bubereke ahantu hose turaharebana. Ngira ngo as you can see, iyi ni lavabo yo muri salle à manger. Tujye kujyana mu bindi byumba nabyo tubitemberane tubirebe. Nubitsa ko ku ruhande hari andi mazu abiri yo gukodesha. Ayo mazu, imwe ifite ibyumba 2, douche na toilette mu nzu, indi ifite icyumba, salon na douche na toilette mu nzu, ukabara gutekera hanze. Reka tujyane mu bindi byumba nabyo tubirebe nko muri kubireba. Let's start here. So icyumba cya mbere reka dore ni iki, ngira ngo murakibona. Ikiza, amarangi ni mashyashya. Inzu yose nababwiye ngo igizwe n'amakaro gusa. Iyi ni douche ndetse na toilette. Before yuko twinjiramo, ngira ngo murabona urugi rwiza cyane rw'iyi douche ndetse na toilette. So ngira ngo douche ya mbere na toilette ya mbere murayibona, dore ngiyi. Katujyane mu kindi cyumba. Ikindi cyumba nacyo dore ngiki, murakibona. Nacyo murabona ko ari cyiza kandi angira ngo murabona ko ibintu byose hano ari bishyashya. Ari inzugi nazo murabona ko ari zikomeye nshyashya, zubakiye. Inzu yose yubakishijwe amatafari ahiye, ifemesa. Icyumba kindi dore ni iki. So reka tujyane mu kindi cyumba.
ikindi cyumba dore ngiki. So iki ni cyo cyumba principal, ni kinini cyane kugira ngo murakibona n'amarangi, ni icyumba cyiza cy'umweru, amarangete hejuru ngira ngo murimo murabona ko ari icyumba kinini umuntu ashobora gushyiramo igitanda ndetse n'ibindi bintu byose, dushe ndetse na toilette byaho dore ngiyi. Urabona ko ari dushe nini yisanzuye ndetse na toilette ngira ngo murayibona. So tugiye kujyana noneho n'ahandi navuze mbere yuko iyi video navuze ko hari ibyumba bine, dushe ebyiri, toilette ebyiri mu nzu, salon na salle à manger. Reka tujyane mu gikoni naho tuharebe. Aha hantu ni muri quartier nziza, ibintu biba biri na affordable byinshi. Dore ngira ngo murabona igikoni ni iki. Igikoni ni iki, utubati two mu gikoni dore ngutu. Murabona ko ibintu byose hano biri clean, biri clear, biragaragara. As you can see, igikoni ni iki. Lavabo zo mu gikoni dore ngizi, tiwale, dore utubati tw'igikoni, tiwale. Ngira ngo murabona ko ibintu byose hano birakora, ndetse na hano ku ruhande hari n'utubati hose. So igikoni ni iki, murabona ko ari kinini nacyo, ndetse ari n'utubati twaho ari twinshi. Aha naho gushyira bimwe mu bikoresho bikoresha mu gikoni. So ibintu byose hano birakora. Aha ngaha ni mu gikoni, twagiye turahatemberana hose muharebe. Iyi ngiyi ni balcon yo hanze mu gikari, ni iforo niba ariko nabivuga. Ukiva mu gikoni reba ahantu uhita usohorera, ni heza cyane. Hanze rero naho tukaba tuhafite igikoni nacyo ndakibereka, murabona ko ari igikoni cyiza cy'igisirimu ushobora gutekeramo. So dore ngiki aho warambika udukoresho twawe, na hano hejuru urabona ko ari ahantu heza kandi hasirimutse. Hakaba hari dushe ndetse na toilette byo hanze nabyo byiza, nabyo turajyana mbibereke. Buri kintu cyose hano ndaza kukibereka. So dushe dore niyi nkuko muri kwibona kuri ekara yanyu. Dushe niyo murabona ko ari heza, naho toilette nayo iri hano ku ruhande. So reka tugende noneho tujyane ku nzu zo ku ruhande nababwiye zo gukodesha. Izo nzu imwe ifite ibyumba bibiri, salon, dushe na toilette mu nzu. Indi ikaba ifite icyumba, salon, dushe na toilette mu nzu. Hinjiza amafaranga menshi buri kwezi, ni ahantu heza hatashobora kubura abantu bahakodesha. Uguze inzu watuzamo famiye yawe, hakajya kwinjiza amafaranga menshi buri kwezi, cyangwa se ukazigura zose for business. Reka tujye kuhareba naho tuhareba. Ngira ngo murabona ko hano tukiri kuri ya nzu tubaze turi gutembera. Inzu yose yubakishijwe amakaro, hanze hari amapave, ndetse igipangu nakiberetse, amatanka y'amazi nayo before yuko nibagirwa kanyabereke dore ngaya. So hano hejuru rero naho hari umwanya wo kuba waganiraho n'umuntu nk'igihe wagize umushyitsi, cyangwa se hari some private muri kuganira, ushobora kujya kuhaganirira. Hano ruguru hari umwanya mwiza wo kuganiriraho, ushobora kurambikamo intebe cyangwa se ukaba washyirayo n'umukeka ukaba waganirayo n'umuntu. Ni heza cyane. Reka tugende turebane ya mazu abiri ari ku ruhande, ashobora gukoreshwa nk'ubukode, cyangwa se ukaba wanayazana ukayatuzamo andi mafamiye yawe yo ku ruhande. Ya mazu rero yo ku ruhande nababwiraga dore na imwe ngiyi, indi iri hano hirya ku ruhande. Tugiye gutemberana muri iyi ngiyi, iriya kubw'umutekano w'abayibamo ntabwo turi bujye kwitembera, ariko zose zubatswe kimwe, usibye ko iriya yo ku ruhande ifite icyumba kimwe, ikagira salon, dushe na toilette mu nzu, noneho ikagira aho gutekera hanze, ariko ho ndaza kuhabereka naho uko hameze mu nzu niho tutari bugere. Iyi ngiyi yo tugiye kwinjirana mu nzu mubereke, nababwiye ngo ifite ibyumba bibiri, ikagira salon, ikagira na dushe na toilette. So turahera muri salon.
salo yayo dore niyi ngira ngo nayo murayibona, nayo yubakishijwe amakaro, ni heza cyane. Ndetse nibagiye kujya mbereka n'inzugi, kuko nujya kugura cyangwa gukodesha inzu ujye wita ku mutekano w'ibintu byawe biba biri mu nzu. Urabona nk'uru rugi, kugira ngo umujura apfe kuba yarwica cyangwa se yapfa kuhinjira ni ibintu bigoye cyane ugereranije n'izindi nzugi zisanzwe. Urabona ko sekirite y'ahantu yizewe cyane. Tugiye kujyana mu cyumba cya mbere, dore ni iki ushobora gukoresha nka stock, ndetse ukaba warambika gaze yawe hano ukajya uhatekera. Urabona ko ari kinini kisanzuye. Tugiye kujyana mu kindi cyumba cyo kuraramo, ari nabwo tugiye guhita turebana na dushe nababwiye irimo, ndetse na toilette. Icyumba dore ni iki, ngira ngo murakibona, ni kinini nacyo. Icyumba cyajyamo uburiri, kikajyamo n'ibindi bikoresho byawe byose, staff zawe zose nazo zikaba zajyamo. Noneho dushe na toilette urabona ko byegeranye. Dushe dore niyi, ndetse na toilette. Tugiye gutemberana hanze hariya, ntabwo turi bwinjirane mu nzu, ngiye kubereka. Nababwiye ko harimo icyumba kimwe, hakaba harimo dushe na toilette ndetse na salo. So tugiye kurebana hanze umuntu ashobora gukoresha arimo arateka. Tuharebe ahariho, kuko niba navuze ngo nta aho gutekera hahari, means ko hanze hari ahantu umuntu agomba gutekera. Urabona ko n'aya mazu yo ku ruhande ari meza, famiye ishobora kubamo, cyangwa se n'undi muntu wese ufite abandi bantu babana. Urabona ko ari hanini. Hanze rero kuri iyi nzu yo ku ruhande, umuntu utekera hanze dore ni ahangaha akoresha. Urabona ngo murabona ko already hano gaze irahari, nyine no hasi hari utubati umuntu ashobora gukoresha abikamo ibikoresho byiwe, haba amasahane, amasafuriya n'izindi staff zose umuntu akoresha ari mu gikoni. Utu ni utubati two hasi umuntu akoresha abikamo ibikoresho byose byiwe. Ngira ngo mwahabonye. Aya ni amazu abiri yo ku ruhande nariho mbabwira tugitangira. Lavabo yo hanze dore niyi umuntu akoresha yoza ibyombo, akoresha yoza n'ibindi bintu bitandukanye. Ngira ngo mwahabonye ko naho ari heza, ari kadasiteri ku ruhande, ndetse n'amazu yo ku ruhande. Amarangi hose ni meza, mwabonye ko hasa neza hose, ndetse hose hakaba hubakishijwe, amazu yose yubakishijwe amakaro. Ngira ngo ibintu byose maze kubibereka. Ari inzu nagiye mvuga, niba navuze igikombe, niba navuze umugezi, niba navuze lavabo, nagiye mbibereka, kandi nagiye mbereka uburyo byose ari byiza. Ibintu byose muri iyi nzu ya kadasiteri ku ruhande naberetse. Amazu abiri ku ruhande abiri, amazu ari ku ruhande abiri nayo nayaberetse, mbereka n'ibintu byose birimo. Ngira ngo hose mwahabonye. Ahantu turi kuhatangira miliyoni 150 zifite ibiganiro. Ni Rubavu Majengo, ndetse ayo mazu yose nababwiye ko ari mu kibanza gifite metero kare 300. Ari amatanke nagiye nyabereka, ikintu cyose nakiberetse. So uri interested, ushaka kuhagura, wifuza kugira ikindi kintu usobanuza, ushaka kuhasura, izo serivisi zose turahari kugira ngo tubigufashemo. Duhamagare cyangwa twandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera. Dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi ya etaje kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited, turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tunabafasha kugura ibibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kubona amapartema yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu ntara y'Iburengerazuba, tugakorera mu mujyi wa Rubavu cyane cyane niho hariyo office yacu, ndetse tugakora no mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Duhamagare cyangwa twandikire, unadusanga aho dukorera. Urumva ko ufite option nyinshi zo kuba watubona. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, always here for you.